Amakuru y'agahinda yongeye kumvikana mu gihugu cy'u Rwanda yababaje benshi cyane harimo n'abayobozi by'umwihariko n'abashinzwe urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB nyuma y'uno mugore wafashe acuruza abantu. Iki gihano cyo gucuruza abantu iyo kiguhamye ufungwa hagati y'imyaka 10 ndetse na 15 bashingiye ku itegeko cyangwa se ku nshinga yo muri 2018 ndetse uganacibwa n'ihazabu hagati ya miliyoni 10 ndetse na miliyoni 15. Ni umugore wacuruzaga abakobwa akabacuruza ku bakiriya bazaga kunywera mu kabari, ndetse uwanze gucuruzwa cyangwa se umukobwa wangaga gucuruzwa cyangwa se kuryamana n'abakiriya b'uyu mugabo yarakubitwaga nk'izakabwana kanereye mu rugo. Yabwiye itangazamakuru, ndabwo ndavuga uyu mugore Beyonce Diane, yabwiye igitangazamakuru cyamwegereye cyitwa Bwiza turimo turakesha n'amakuru, akibwira ngo ubundi iyo ufite amata ubona injangwe, wagira inyama ukabona imbwa. Kugeza ubu ngubu byakomeje kuba ihurizo, abayobozi bavuze ko uyu mugore yatawe muri yombi kubera ibyaha byo gushinjwa gucuruza abantu. Ibyo tugiye kumva uko byagenze n'ibyo uyu mugore ashinjwa byose, kugira ngo dukomeze twumve amakuru nk'uko akomeza kugenda abitangaza. Niba ari ubwa mbere ugeze kuri uno muyoboro wa Zaf TV Info, ukanda subscribe kugira ngo uzajye uhora ureba amakuru yacu dukomeza kugenda tugukorera. Mu murenge wa Munyiginya ho mu karere ka Rwamagana, akaba ashinjwa n'abari abakozi be bamukoreraga mu kabari kubacuruza ku bakiriya banyweraga mu kabari ke. Hafashwe n'inzego z'ibanze ashyikirizwa urwego rw'ubugenzacyaha RIB ikorera mu murenge wa Gishari. Umutesi yatawe muri yombi mu ijoro ryo kuwa kane tariki ya 13 Werurwe 2025. Amakuru avuga ko uyu mugore yafashwe akekwaho gufatanya n'umukiriya we bagakubita umukozi yakoreshaga mu kabari, ndetse abakozi barimwo n'uwakubiswe yakoreshaga mu kabari ke bavugaga ko yabacuruje ku bagabo bazaga kunywera mu kabari kiwe. Mutesi Diane avuga ko yakubiswe ku cyumweru gishize nyuma yo kwanga kuryamana n'abakiriya. Yabwiye igitangazamakuru Bwiza dukesha n'amakuru ko kwanga gucuruzwa byamuviriyemo gukubitwa mu buryo bubabaza umubiri. Yagize ati yarambwiye ngo nzaze amagare y'abakiriya nyashire aho nyacungira umutekano, noneho nyashize ako kanya arambwira ngo Mutesi ngwino hano hari umukiriya uwushaka. Ndamubaza ngo aranshaka mu buhe buryo? Arambwira ngo wowe ngwino kuko amafaranga yanjye yayamaye ndetse n'ayawe yayamaye. Narabyanze, noneho hashize umwanya aravuga ngo umukiriya yabuze telefone kandi ni wowe wayibye. Batangira kunkubitira hanze banyinjiza muri iyo shambure uwo mukiriya yari aryamyemo. Mutesi akomeza agira ati mabuja yanyambitse ubusa, bankubita nambaye ubusa igice cyose. Uwo mugabo yankubitaga umukoropesho n'imigeri ashaka kwinjiza igisongo mu gitsina cyanjye. Navuzaga induru ngo abantu bantabare, bakugeza ubwo nta muntu n'umwe wigeze unabara, kugeza ubwo umuyobozi yahacaga buri wese abona kuza kuntabara. Undi mukobwa w'imyaka 20 avuga ko mu murenge wa Gishari akagari ka Ruhanda nawe yakoraga cyangwa se wakoraga muri ako kabari. Yabwiye igitangazamakuru Bwiza dukomeza gukina dukesha amakuru yose ko Umutesi Beyonce n'umugabo witwa Turatsinze aribo bakubise Mutesi Diane bamushinja kwiba telefone y'uwo mugabo wari wasabye kuryamana n'uwo mukozi arabyanga. Umukobwa avuga ko nyuma yo kubona ikubitwa rya mugenzi we yari uhamaze iminsi 3 nawe yahise azinduka ataha mu gitondo cyo kuri uyu wa mbere. Yagize ati nabonye uburyo mabuja yafatanyije na Turatsinze bagakubita mugenzi wanjye, ngira ubwoba ndataha kuko nabonaga ibyabaye kuri mugenzi wanjye nanjye bizambaho. Ikindi narebye uburyo nanjye yanegekaga kuryamana n'abakiriya ngo kugira ngo akabari ke kabone abakiriya, mbona sinzabivamo. Uyu mukobwa kandi avuga ko nawe yategetswe kuryamana n'abakiriya ndetse umutegeka n'amafaranga ahembwa yo gusambanya n'umukiriya yanywereye muri ako kabari ke. Ati ibyabaga hariya twategekwaga kuryamana n'umukiriya kuko yavugaga ko tutabikoze amafaranga yo kuduhemba atazaboneka. Ngiye yarambwiye ngo umukiriya yishyuwe shambure nanjye arama 3,000, noneho nshaka kumunaniza ndamubwira ngo amwaka 10,000 kugira ngo ndebe ko namunaniza. Ahita ambwira ngo nutayafata uhita utaha. Narayafashe turabikora, ariko mu by'ukuri nabikoze ntabishaka, gusa natekerezaga ko ukwezi ni kurangira azampemba nkahita nitahira. Uwo mukobwa avuga ko Umutesi Beyonce asanzwe afite inzu irimo akabari ndetse akanagira indi irimo ibyumba 3 bikorerwamwo ubwo busambanyi n'abanywereye muri ako kabari ke, ndetse ngo bamwe muri abo bakiriya be yategetse abakozi be gukorana nabo imibonano mpuzabitsina.
Kuri uyu wa kane ubwo igitangazamakuru Bwiza yageragezaga kuvugana na Umutesi ku byo ashinjwa n'abakozi be, yanze kugira icyo avuga ahubwo abaza umunyamakuru inyungu abifitemo kugira ngo atange ayo makuru. Ati mu byubahiro byanyu wenda ntagusuzuguye niko njyewe mwandika ugashaka abandi baguha ayo makuru, njyewe ntabwo ndi mu mwanya wo gutanga amakuru kandi umuntu w'Umutesi njyewe ndi umuntu ukora business, ntabwo iyo ufite amata ubura injangwe kandi iyo ufite inyama ntabwo ubura imbwa. Ntabwo abaza iwanjye uzabitirira abakozi banjye. Umunyamabanga nshingwabikorwa ubwo ni ukuvuga ngo abaza mu rugo rwiwe ntabwo bose ari abakozi be, hari igihe baba ari indaya. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Munyiginya Mukanambara Brigitte yabwiye igitangazamakuru cya Saga News TV ko Umutesi yafashwe. Ati uwo mugore twaramufashe ubwo mwabwiraga ayo makuru ko yakubise akaza, cyangwa se mwabwiraga uwo yakubise akaza gutanga ikirego kuri sitasiyo ya Gishari, ejo araba ariyo. Nk'uko bigaragara mu itegeko ryo mu mwaka wa 2018 ryo gukumira icuruzwa ry'abantu, uhamijwe icyo cyaha ahanishwa igihano kiri hagati y'imyaka 10 ariko kitarengeje n'imyaka igihano kitari munsi y'imyaka 10 ariko kitarengeje n'imyaka 15, ndetse agahanishwa n'ihazabu y'amafaranga miliyoni 10 kugeza kuri miliyoni 15. Beyonce rero ucuruza abantu nuko nguko byamugendekeye. Ubu tuvugana ni mu maboko atarayiwe, arimo arakontororwa n'inzego zishinzwe umutekano by'umwihariko urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha Rwanda Investigation Bureau, cyangwa se mu magambo makeya cyane ni RIB, aho arimo arakurikiranwa ibyaha byo gusambanya cyangwa se byo gucuruza abakozi be cyangwa se abakobwa, akabacuruza ku bagabo bazaga kunywera mu kabari kiwe. Imva n'imvano cyangwa se advertisement mu magambo make arambuye nuko uyu mugore kuba yarashikirijwe inzego z'umutekano ari uko yagerageje gukubita umukobwa nyuma yo kumusaba kuryamana n'umukiriya. Uyu mukobwa akabyanga akamubwira ko adateze na rimwe kubikora. Uyu mukobwa wakubiswe yarahamaze iminsi igera kuri 3 yonyine, umva ko ntabwo yarahamaze igihe kirekire. Uyu Mutesi Beyonce yabonye ko asuzuguwe, abona ko kuba yabwiye umukozi we ngaze ryamana n'umukiriya akabyanga, abona ko ari agasuzuguro, ahitamwo gufata umwanzuro wo gufata mu gihe uyu mukozi bamushinja kwiba telefone y'uwo mukiriya kandi atageze muri chambre cyangwa se muri chamber uwo mukiriya yari aryamyemo. Batangira kumuhondagura bamaze kumukubita. Uyu mukobwa rero niko gutabaza ariko abura uwamutabara. Niko nakomeje kugenda mbibabwira mu habanje, ubuyobozi nibwo bwaciye ahanga bwumva uyu mukobwa ari kuvuza induru, niko kumutabara. Uyu mukobwa yagize ati bamwe n'umugabo washatse kunkubita cyane cyangwa se unkubita cyane, yagerageje gufata igisongo agicengeza mu gitsina cyanjye ariko ndabarwanya ntibabigeraho. Beyonce we ku itangazamakuru n'agasuzuguro kenshi babwiye ko ngiyo ufite amata utajya ubura injangwe kandi iyo ufite inyama ubona imbwa. Ubwo kugeza ubu ntabwo itangazamakuru yamenye icyo bishatse kuvuga, ariko yavuze ko abantu bose baza mu rugo rwiwe ko atari abakozi biwe. Ndagushimiye cyane wakurikiye Zaf TV Info Rwanda, kanda subscribe nanyu ukane kunzogera dukomeze twumve amakuru yacu dukomeza kugenda tugukorera umunsi ku wundi. Nitwa Olivier, Imana igwe ibyo kurya amafaranga ndetse n'ubuzima.